reka nkubwire nk'akantu gatoya karimo umuterekero ntunganire Pamphile yego nk'isengesho yego ndakuramutsa Mariya uje muhorana n'Imana uje inema n'imbabazi ubuntu mbese inema uje inema uhorana n'Imana yego wahebuje abagore bose donke warabarushije umugisha na Yezu umwana ubyaye arasingizwa yego iryo ni isengesho rizima reka tujye mu muterekero Mariya mutagatifu urumva ni umutagatifu muvyeyi w'Imana Imana irabyenda naho tubigoragoze oya tubigoragoze noneho tujye mu ijambo rya nyuma uzajya udusabira twabanyabyaha twebwe abanyabyaha umuntu wapfuye arasabira abazima gute ariko mujye mutinya ibintu by'ikibeho Theo ntabwo uriya n'umudayimu nabona abantu b'ikibeho Yesu yararisanze nubwo turirwanya nkaba ndivuga akakanya nkavuga ibibi byaryo nukugira ngo umunyabuginga azahunga adapfa sibyo nawe ubundi ntago ndabizi neza nubwo ndikubirwanya ndabizi ko ibintu byubatswe imyaka myinshi bisenywa imyaka myinshi ntago bisenywa umwaka umwe kandi imbaraga za Adrene za Pamphile zonyine ntago zabisenya harimo n'abandi bari kubyubaka birasaba ko kugira ngo tuvuga ubutumwa Imana igira birokora bavemo bamenye ukuri mu gihe isi y'umwijima ibudikiwe akakanya kubera ko na Yesu yaje idini rihari n'abanyamadini nibo bamwishe cyane idini ryashyinguyemo abantu ahubwo vuba imve shano ukuzimu gutana abantu bagenderamo bagendana idini ryashyinguyemo abantu kandi bazi ko ari abagenzi bajya mu ijuru ariko nyamara bakaba bagenda mu mva zigenda zihagaze tuzabikoraho ikiganiro ariko ngarutse kuri icyo nyine mwene data yavuze sindi nge muba murwanya ahubwo azagakosore shaka kuba karamucitse cyangwa natubwire why not source y'ibi bintu byagenze gute verse ivuguruza idini. Yes Adrien urasobanuye ku bwawe ubwo twari twibazaga aho bajyanye bamuve muri ADPR twese tango twumvise kuzajya mufata agace mujye mwumva inyigisho yose tuba twayumvishe umuntu nateraho comment ayitere azibyazi mureke kuba nk'ababandi ngo nkurikiye aho banyeretse namwe musome Bibiliya muyisomere nimudasoma bazabarobera inyuga uzi n'iminyurugoto n'ibikeri mugira ngo bari kubaha amafi yego nyumvira hano ikize ukubwira cyangwa witwa umukozi wese umupasiteri wese ukubwira cyangwa witwa umukozi w'Imana wese ukubera ko akora deliverance ni umwe ya Satani 100% ndagwafata nta muntu numwe ku isi washinze idini umwe iri dini iri rimwe ryonyine ku isi rihari yavuye ku Mana amadini yose ari ku isi avuye ku Satani amadini umuntu wese muzi mu isi washinze idini si Imana mutuma ni Satani abituma ariko mujye mutinya ibintu by'ikibeho Theo ntabwo uriya n'umudayimu nabona abantu b'ikibeho ibyo bintu rero byasaba ikiganiro kwacyo nazana na Bibiliya yo kubisobanura uriya n'umudayimu ni sinzi icyo ugiye kumbaza warushatse kumbaza nshatse kubaza idini se koko idini ryose riri ku isi ntago ari idini nta mupasiteri n'umwe watumwe n'Imana igisubizo ni hoya ntago ariko njye mbyemera siko njye mbyizera yego nubwo idini abo ryica baba beshi kurenza burikiza ariko abana bakiriramo yego kuko nzi nk'abantu bari bafite amazezerano yo kuba abapastor yego nese yari gusorera mu muhanda yari gusorera se kuri YouTube hoye zitaraza hoye none se reka tuvuge nk'abaza amateka ya Rugamba yego niwe nzi amateka ye cyane bavuga yego bavuga amateka ya Rugamba bavuga ko biriya bintu Imana ari yarabimubwiye abo muri ADPR bisho yego none se si itorero afite ariko nkurikira tuganire siryo se rero ntago nzi byenda namwe mwafasha agace gatoya k'icyo kiganiro bari ko mukata buryo nyine ubajije ngo nta muntu n'umwe ndakubazaho n'ibindi nta muntu n'umwe ku isi ufite idini ryazanywe n'Imana bivuze ngo niyoboka Imana n'ubivuga nawe yabavuze
ryaba ari ikinyoma kuko idini nubwo turirwanya tukaba turivuga nkavuga ibi byose ryagiye rituzanira iyobokamana nubwo ryabaga ari igice natwe tugakora research tukimenyera ukuri kuzuye iyo rero iryo dini yaba ari n'ubivugana yaba ari nanjye iyo ritaza kubaho ntabwo tuba twaramenye nuko kuri kuko rifite ibyinshi byazanye rifite bibi rifite n'ibyiza ryazanye tujye tuvuga buretse gato tujye tuvuga nk'abagenzi bajya mu ijuru kandi tujye tuvuga nk'ibintu Imana ihagaza wasubiramo Imana ihagaza aha ngaha ikambira Kadiriyani ibintu uvuze wabisubiramo wabivuganya amarangamutima wabivuze ubivanye ku bw'ishyaka ry'umurimo cyangwa nibi gusa hari igihe jya none umuntu yirukanka yamara kwiruka ukagira ngo yarenze umuhanda kandi n'igihe umuntu akubura cyane agakubura mu nzu ari gukubura ibishingwe n'amafaranga akagenderamo akaba yacyashye akabwiriza ari nako kuri ako kantu kakamucika kubera ko namwe rero mukunda utuntu twaducitse twebwe twaducika kandi ari mwe mutwishyirira imbere biri ku kiganiro cye kandi imbere nyine hari igihe tuba kaba kamucitse mukanagashyira imbere hari igihe kagucika bobo kagucika uvuga ashobora no kuba ati ubu se nkanye ndiye ditingira siniyeditingira sinzi buretse sinzi gukamera icyo nzi kubwiriza no kwigisha rirashobora kuba weditinze atakabereye amaso ngo agakate akwamubwira nyuma tikavanemo ashaka no kuzakora ikindi akakavuguruza naho ubundi hari igihe ushaka kubura n'amafaranga bisaba ngo ukubure ugira gute ureba neza ugenzura kugira ngo utaza no gukubura amafaranga kandi uri gukora bibishinga icyo nshaka kukubwira ngiye siko mbyizera gusa si murwanya Pamphile ni umwigisha mwiza ajya ahishura imigambi myinshi y'abadayimoni ariko nyine aho ngaho kandi kuba ntemeranywa nawe ibyo nabyo si ikibazo erega abapasitori nabo bajye bihangana niba tuvuga ukuri kwa Bibiliya nabo bajye bazana credit ya Bibiliya noneho tubiganire ariko tubiganire mu nyungu z'Imana atari inyungu zamangara ngo hangare no gushaka guhangana dushaka kugira ngo twerekane ko turi beza tucemo abandi bice ngo nge nduwa Dema abandi ngo nduwa Petero abandi ngo nge ndaba Paulo abandi ngo ndaba Sira ibyo si biyo twebwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana soro rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 12 avuze ngo nkuko umubiri wa Kristo umeze nk'ingo ingingo zacu zimeze ngo ni nako natwe turi imibiri itandukanye ariko icyubakwa ni kimwe ni Kristo Yesu sibyo gusa ntago nyebe ijambo riva ngo harimo abubakisha ibikenyeri abandi bakubakisha iki bitewe n'iki n'impamvu yo kubaka naho icyo nshaka kuvuga ku kanya cyangwa aho hantu mukuri kw'abagenzi abaye nawe yaravuze icyo azaze aduhe Bibiliya iki bivugaho kuko na Yesu yavutse idini ririho cyane Yesu yararisanze nubwo turirwanya nkaba ndivuga akakanya nkavuga ibibi byaryo nukugira ngo umunyabuginga azahunga adapfa sibyo naho ubundi ntago ndabizi neza nubwo ndikubirwanya ndabizi ko ibi ibintu byubatswe imyaka myinshi bisenywa imyaka myinshi ntago bisenywa umwaka umwe kandi imbaraga za Adrene za Pamphile zonyine ntago zabisenya harimo n'abandi bari kubyubaka birasaba ko kugira ngo tuvuga ubutumwa Imana igira birokora bavemo bamenye ukuri mu gihe isi y'umwijima ibudiki wakakanya kubera ko na Yesu yaje idini rihari n'abanyamadini nibo bamwishe nibo bamugambaniye bari barafatanye n'abanyepolitike abafarisayo n'abasadukayo abafarisayo abasadukayo bisobanura ngo bitandukanije n'abandi ariko bari bahari Yesu yararisanze aranarisiga Yesu yaje barongora azagaruka barongora mbese Yesu yazanywe n'iki nukudukiza ingoyi kugira ngo umunyabugingo ubu tuvugana agakiza kari mu banyamahanga kazava mu banyamahanga gasubira muri Israeli sibyo tujye tuganira rero ubwo Imana itaradukuraho ubuntu bwayo ni mureke tububyaza umusaruro nayo iyo tuvuga idini rifite ibyiza byinshi rifite ubutaha tuzakora nzakubwira imve 5 idini ryashyinguyemo abantu ahubwo vuba imve 5 ukuzimu gutanu abantu bagenderamo bagendana idini ryashyinguyemo abantu kandi bazi ko ari abagenzi bajya mu ijuru ariko nyamara bakaba bagenda mu mva zigenda zihagaze tuzabikoraho ikiganiro ariko ngarutse kuri icyo nyine mwene data yavuze sindi nge muba murwanya ahubwo azagakosore shaka kuba karamucitse cyangwa natubwire why not sohuse y'ibi bintu byagenze gute verse ivuguruza
idini kubera ko na Yakobo nimba yaravuze ngo idini y'ukuri nifashe imfubyi n'abapfakazi ikabasura mu mibabaro yabo yose bivuze ngo hariho amadini ntago icyo akora ntago njya nemeranywa n'abandi bavuga ngo nta dini rizabura umugeni amadini rwose arimo azabura umugeni arimo tuzagikora nyakubwire kuko idini ritizera Kristo ryose ntago nta mugeni twihuta kubera ko dufite umwanya wese gukora deliverance no kwigisha deliverance aho ivi kagera yaba hari ibyo akoresha cyangwa adakoresha gusa kubera ko akora deliverance yakubwira ko kudelivera akoresha ikiganza yakubwira ko kudelivera akoresha amazi cyangwa amavuta n'ibindi byo byose uwo ni intumwa Satani ku buzima bwawe kandi wowe wabikoze apotre mwese muri mu Rwanda kuko nta mwapotre umukozi w'Imana wa mu Rwanda tugira nta mukozi w'Imana wa iki se bobo mu bapotere bose bo mu Rwanda nta apotre bumwe dusigaje ibibazo bitatu kora ibyo biganiro tukazabigura ibyayo kiganiro tutavangavanza abantu ariko mbaze reka mere hano icyambere reka mera deliverance oya tutarakora deliverance ariko twasize ku cyambere Bikira Mariya kuko ni umuzimu uwuhe yavuze ngo Bikira Mariya ni umuzimu wabonekeye ijambo Bikira Mariya ntago ari Mariya tuzi ko ari nyina wa Yesu uretse gato ijambo Bikira Mariya ntago ari Mariya umwamikazi Mariya uretse gato ntago Bikira Mariya ari Mariya si we wabyaye Yesu uretse gato mbivuga uko biri mbigusobanurire ntago Bikira Mariya uriya ushago Bikira Mariya abantu benshi baramye ni Bikira Mariya ba muri Yeremiya ntago ari Mariya nyina wa jambo nubwo baramye ibyo batazi erega ngusobanurire nkuko tuvuga idini ijambo idini ni ikintu kitoroshye bobo batangiye mvuga cyane reka ngo barayobye ni ikintu kitoroshye kinasaba kuko utitonzerera kwica burya nimba ikintu ushobora kukivuga wavuga ukuri bakakwica icyo kintu ntabwo kiba kijya mu ijuru tujye tuganira nk'abagenzi bajya mu ijuru nimba ushobora kuvuga ukuri bakavuga ati wowe ibi bintu ntuzongera kubivuga tuzakwica ntabwo ibyo bintu biba bikirwanira Imana ishyaka ahubwo aba ari cya kinyoma cyubatswe n'abantu kigahuriraho n'abantu benshi mu isi nicyo bita ukuri ariko tugiye mu kuri kwa Bibiliya tukajya no mu kuri kw'ijambo ngewe nyina wa Yesu ndamwemera ariko ijambo Bikira Mariya abone ngo bisobanura ngo umukobwa Bikira ngo ngo ni isugi ngo Bikira Mariya ngo ni umukobwa w'isugi ngo utadonke wabyaye nyine ku bwa mwuka niko bafavoreza iryo jambo ariko bifite iyindi meaning aho ngaho rwose nubwo nge ntazi kuwo basenga bariya gusa ndebye kukuri kwa Bibiliya nkaba umukristo nkaba nanagupfiraho nkareba n'ibyo bariya bene data bakora bihabanye na Bibiliya ntuzagira izindi mana wikubita imbere ntuzagira igishushanyo gisengwa cyangwa kibajwe wikubita imbere none se ibishushanyo ntabwo bibajwe n'abantu si byo batswe n'amaboko y'abantu none se urumva batabari inyuma y'ijambo ubwo baracyari mu gihe cyatera oya baracyari mu gihe urumva baracyakoresha umwuka wa tera tubivugishije ukuri ni umwuka wa tera ngewe rega nabaye umukatolika nanuzuye umwuka wera muri Kiliziya Gatolika no wuzurirwa yes mbivuga rero nk'ubizi neza uranyumva yego iyo tuvuze reka nkubwire nk'akantu gatoya karimo umuterekero ntunganire Pamfile yego nk'isengesho yego ndakuramutsa Mariya uje inema n'Imana uje inema ni imbabazi ubuntu mbese inema uje inema uhorana n'Imana wahebuje abagore bose donke warabarushije umugisha na Yezu umwana ubyaye arasingizwa iryo ni isengesho rizima reka tujye mu muterekero Mariya mutagatifu urumva ni umutagatifu mubyeyi w'Imana Imana irabyenda naho tubigoragoze oya tubigoragoze noneho tujye mu ijambo rya nyuma uzajya udusabira tw'abanyabyaha twebwe abanyabyaha umuntu wapfuye arasabira abazima kugeza igihe tuzapfa kuri ubu no kugeza n'igihe tuzapfira aho harimo tekinike ibi ni ukuri kwa Bibiliya aho niho hari umuterekero aho ngaho harimo arabwenge ariko ushobora kubitwara nyine ukumva wasenze ni haleluya urabyumva nawe ako kantu ushyira muri analysis Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uzajye udusabira
kuri ubu none no kugeza n'igihe tuzapfira kandi yaratashye kera aho ngo yicaye iburyo ngo nawe aradusabira ntabwo ari byo kandi buriya nkwibutse ko n'ubutatu butagatifu bwazanywe na kiliziya gatolika kandi nzi ko mariya yapfuye uretse nk'abandi gato kiliziya gatolika ntabwo iyo tuvuga kiliziya gatolika ntabwo tuvuga abo mu rwanda Yego. tuvuga aho yahereye I Roma. nibo bazanye ubutatu butagatifu imana imana n'umwuka we nibo bazanye ubutatu butagatifu Yego. ubundi umwuka wera holy spirit Yego. ikibazo waba unjyanye mu kindi kiganiro Umwuka, Imana, waba unjyanye n'umwana nyine mu bindi Yesu, ni Imana. ibintu ndikubwira kugira ngo tudacangisha abantu twabikoraho n'ibiganiro nka bitatu tugasobanurira abantu kuko nk'ubu ngiye kubisobanura ubwa kandi butatu tugiye butagatifu kuzakora kuri cya kintu cy'imve eshanu nyine nabyo tuzabikora Tuzariho tuzabishyira. nyine kuvanga abantu ahubwo Yego. dusobanurire warumbajije ngo Pamphile ngo yaravuze ngo none se Ngo Bikira Mariya ni Bikira umuzimu. Mariya ni umuzimu nyine niwe bitewe n'icyo wasenze n'icyo wahamagaye n'icyo wambaje singeze singwaye sample twigere muri deliverance noneho rero uwo wabonekeye abikibeho njye sinari mpari sibyo twigere muri deliverance noneho nutanga amazi y'umugisha sinari mpari sindwanya imyizerere y'abantu Yego. kuko njye nuzuye umwuka wera muri kiliziya gatolika Eh, nabaye umukatolike nuzuye umwuka wera navuye muri katolika ntajyanywe nuko n'ibindi bindi Yego. sinanywaga inzoga Yego. ntabwo aba ariyo bose banywa inzoga si abapagani njyanywe buriya tujye tuvuga ukuri aho gucyaha cyahe nk'uko iwacu muri ADPR naho navuga nti byenda agakiza k'ibitambaro muvuga abesha umuntu akambara birebire nyamara mu kanya akajya gutega akajyana n'ifomo ndende ajya mu mazu y'indaya mwe guca imanza ahubwo mubwiriza abantu ubutumwa bwiza Yesu iyo ageze mu muntu aramuhindura amutegeka indyo arya aharira icyo avuga n'icyo yambara kurenza uko ubwira umuntu ngo mwebwe ngo mwambara bigufi ngo muzarimbuka none se uragira ngo yambare birebire gute kandi n'umutima we wambaye ubusa biba bigaragaza uko wambaye reka tujye tuganira Yego. nta nubwo n'uwambaye birebire wese yambaye ukuri yego hoya Eh. sicyo bishatse kuvuga Cyane. rero iyo ugiye kurebera agakiza aho ngaho ukigisha n'abana aho Yego. uba ukiri umwana aho ugigisha umuntu Kristo yego amusanga muhindure Yego. nk'uko erega reka nkubwire ikosa abavugabutumwa dukora yego n'abapasitori nuko njye nicyo nkwemerera sibyo wamfura abo yego ikosa dukora tubwiriza abantu kugira ngo tubemeze kandi umumaro wo kwemeza si uwacu Yego, Holy Spirit Yego. umwuka wera Yego. umwuka wera akora imirimo ikomeye Yego. niwe wemeza abantu Abantu. kandi Bibiliya nayo ivuga ngo umwuka wera naza azatsinda ab'isi yego none rero nimba ubwirije kugira ngo ni nayo mpamvu ubona numva navuga ibintu byinshi ni nayo mpamvu ubona Dukenera akaga dufite abantu twabigishije amahame Yego. n'idini bya bindi navugaga kurusha kubigisha oya amahame bahindura sisiteme y'aho bakoreraga ibyaha tugira ngo barakijijwe Yego. iyo Yesu yageze mu muntu muzarisoma ijambo Yego. pawulo amuhindura yego yaramubwiye ngo ibyari ndamuyange nabitekereje kandi nk'igihombo Yego. ariko bobo nimba umuntu yasambanaga akaba asigaye asambana mu rusengero yarahinduriwe cyangwa yahinduye imyambaro ye yakoreraga akazi yahinduye aderesi Okay, nimba umuntu se yararugaga akaba asigaye arugisha amagambo Yego. yarahindutse cyangwa yahinduye icyiciro yahinduye nibo bakristo mufite niyo mabandi menshi leta yirirwa ifunga ngo ribu ngo yafunze abantu system. tugasanga ngo ni abarokore abapasitori bakajyanana mu nkiko ngo barakijijwe bahe kari amabandi yagiye atwinjirana igihe bivuze abantu bararakara kandi aricyo namenye nta mupasiteri w'umunyamwuga ushobora kundwanya cyangwa ngo arwanye umuntu uvuga ukuri ahubwo aravuga ati komerezaho ariko amabandi kuko baba bazi ibyo dukora nibo barwanyana hari n'igihe bafite izina rikomeye rero kugira ngo izina ngira icyisho kiba ngo kugira izina umuntu akagira izina ritandukanye nuko asa nuko ateye nibo bantu benshi dufite twigire kuri deliverance dusa nkaho turimo tugana ku deliverance musozo ni ijambo riba mu gifaransa rivuga delivre ni ukubohoka ntabwo deliverance ari icyaha gukoresha ngo ahubwo kandi ngo ari intumwa za murigira satani tuganire inshuti yanjye ntabwo ndi hano ngo tumunyomoze cyangwa ngo ari ngo tubiganire ngo mbimubaze yuko yangana ko nawe ariko kudusobanurira neza mbivuzeho yego deliverance ntabwo abazikora bose bayobye aha ahubwo bitewe nuko abo umwe agatukisha bose yego n'ikirayo kigeze mu kirayo kibuze ugeze mu bizima bibora yego niyo mpamvu amabandi menshi ari byo abivuga naho ntabwo deliverance abazikora se ahubwo mwe muranabaza
bari mu ibanga. kandi ari intumwa za Satani bose ngabwo abazikoreye babasha. None se Yesu se wa mbere wakoze deliverance, se wa muntu wagiye wirukanamo abantu daimoni cyane. hase deliverance ukubahoka ni ukubahoka. Waze kubwira umuntu buryo agomba gusenga inyatsi wa bikagenda ni ikibazo. None se amavuta ni ikibazo ahubwo? Amavuta byo tuzabiganiraho. Amavuta na mwuka wera byose bifite aho byuzuzanya. Byose ni kimwe. Usibye ko kubwa kamaro mwuka wera yakoze n'icyo yamaze. Ababizanye bobo hari ababizana kubw'ineza, hari n'ababikora kubw'inyungu z'icyo bagamije. Abinyungu nibo benshi, ababikoresha mu kuri nibo bakeya. None abukuri baratobewe. Yes, mwifuje kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Wowe aho uherereye hose wakoze subscribe wagiza neza na turayikoragize ngo ikandeho tubane umunsi ku munsi. Hano turi muri studio z'Impanuro TV, yego na Give Hope TV. Mwebwe rero mwakoze subscribe bose ndabashimiye. Naho turayikoragize ngo kandeho tujye tubana umunsi ku munsi umenye ibigenda bibera aha. Ni Bobo mukomeje kubana muri uno mwanya, ariko imbere ya kamera si ubwa mbere mumubonye hose. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Adrien. Wawe ikaze. Murakoze. Umeze neza? Ubugingo ni buzima. Ubugingo? Yego. Agibwa ikiba kizima mbere y'umubiri n'ubugingo ni igiki? Ubugingo nibwo buzabura Imana, ariko umubiri uzabora. Iyo tuvuze ngo ubugingo ni buzima, nuko umubiri utuye mu manegeka, iteka ryose urakurushya. Banza dusenga ubundi tutabyinjiramo. Imana y'imbaraga, Imana ikora imirimo, Imana yaravuze rimwe biraba, irategeka birayumvira. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri umwami w'abami, uri igihome kidukingira. Wagize neza kuba mu ruhande rwacu, wagize neza gusenya ibicaniro byose by'ikuzimu. Wafunguye amarembo duha kugira ngo twongere tuvuge izina ryawe. Bibiliya yaravuze ngo ujya kuvuga ibyawe wese abanza ave mu bidatunganye. Shoboza data kugira ngo nkore icyo wamamagariye mu kiganiro ngiye gukora, ume kugira ngo izina ryawe bari ryo nubahishiriza muri iki kiganiro. Undinde gushimisha amarangamutima y'abantu n'ibyiyumviro by'abantu, ahubwo umpe gukora ku mutima w'icyo ushaka, kubera ko Bibiliya yaravuze ngo turabo waremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8:14 harambwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ndagusabye kugira ngo uyobore na Bobo ugiye kumbaza, kandi abakunzi b'umusaraba bose ubafungura amatwi kugira ngo twumve iby'umwuka abwira amatorero. Turinde kwihimbaza, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihimbazwa muri twebwe, kubera kuri Imana y'imbaraga kandi ukaba uri Imana ikora imirimo. Reka ubwenge bw'Imana bugaragare muri iki kiganiro, umwuka wera w'Imana w'umujyanama kandi w'umuyobozi atuyobore mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yego, Adrien umeze neza rero. Twe tuba ku by'ubugingo. Ubundi ubugingo bukomoka he? Ubugingo bukomoka mu ijuru, bukomoka ku Mana. Bukarerwa nande? Ubugingo burerwa n'Imana, ariko bukarererwa mu mubiri. Ubwo mubiri urerwa nande? Umubiri urerwa n'ibiryo, n'ibyo kunywa, n'ibyo bitunga umubiri, byo kurya n'iby'inda, ariko umwuka we ubugingo butungwa n'ijambo ry'Imana. Yego. N'agakiza n'amasengesho. Yego. Idini rimaze iki mu muntu, mu mubiri w'umuntu? Idini kuko itorero ryo sindigarukaho niracyari ibanga. Ntabwo itorero ari ibanga, aho manze nkishurira rero nkunyomoza. Yego. Kandi ari byo bahumora mutwigisha, utaza gukora amakosa ngaha. Turi kumwe, hari ibintu abantu bamaze iminsi tubamo cyangwa tuvuga, ugasanga ni ikinyoma cy'abantu kandi atari ikinyoma cya Bibiliya. Nk'ijambo rivuga ngo intungane bwira icumuye karindwi, iryo jambo ni ikinyoma cy'abantu. Hari n'irindi ngiye ntakunda kandi bishingikirizaho ngo ngari ibintu bitarapfukamira, naryo nta riri muri Bibiliya. Ririmo? Imana yabwiye ngo ndacyafite 7. Yego, 7 ntabwo ari 7,000, ni 7 bitapfukamiye bare. Kandi iryo jambo naryo mu busobanuro bwabyo nyese yifuza kubibamo. Noneho rero reka nkubwize ukuri, iyo mvuze iri jambo rivuga ngo iyo umuntu avuze ngo itorero ry'Imana riba mu ibanga, aba ari ikinyoma. Uzi ko Bibiliya ivuga nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona.
ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 10 Yego. abambanjirije bari abajura bari abanyazi Yego. ngeweho naje kugira ngo zibone ubugingo zibone bwinshi Bibiliya ivuga iki nimwita igiti kari kibi n'imbuto muzite mbi Yego. nta wasoroma umugenge ku muzabibu nta komamanga rishobora kwera umutini nta n'umutini wera umugenge Yesu yaravuze ngo igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza n'igiti cyose kibi cyera imbuto mbi itorero rya Kristo rigaragazwa n'imbuto Yesu yaravuze ngo amambere ko hadutse abantu benshi bitirirwa Kristo hakaduka ba Yusuto hakaduka n'ababare Yesu none tubwire mwigisha abawe nabaye ko mambere twabonye abantu baza bakora ibitangaza ahari bari bagize ngo abantu b'Imana bazagaragara mu kuba basengera abarwayi bagakira ahari bari bazi ko abantu b'Imana bazagaragara mu kuba bavuga ururimi rushya ariko nabonye n'amadini asigaye yigisha kuvuga mu ndi mukagira ngo ururimi rwa Mwuka Wera kubera ikintu kitwa paganism ubupagani budahuye n'ijambo ry'Imana n'ubukristo ururimi rwa Mwuka Wera nta muntu rwigana nta muntu wigisha umuntu kuvuga mu ururimi rwa Mwuka Wera ni Yesu urwigisha ariko umuntu akavuga ngo bavuga indimi gutya ngo umuntu yumva Imana ugasanga ni ibinyoma by'abantu akarya jambo nyane ngo reka ngo umwuka ngo w'umuntu ngo ugenzurwa na nyirawo ibi bintu mwabikuye uretse ibinyoma by'amadini mwagiye mufatisha abantu uretse gato yego nsobanura icyo warumbajije Yesu aravuga ngo ikizababwira abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo none mbabaze gato ya mwaka byaramwe nimba abana b'Imana bagaragarira ku mbuto ninde wababwiye ko itorero ry'Imana rigaragarira mu ibanga unkureho bangeso nziza nta ngeso nziza uzajya mu ijuru nta na mico myiza izajya mu ijuru umuntu azajyanwa mu ijuru no kwizera Kristo akwizera imbabazi ze akizera urupfu rwa Kristo n'umuzuko we kandi akaba yizeye ko Yesu azaza gutwara itorero iyo tubeshya abantu ngo itorero ry'Imana riba mu ibanga mu bisomaye kandi Bibiliya yaraduhaye verisi igaragaza abana b'Imana baragaragara n'abasatani baragaragara muzasoma Abagalatiya 5 imirimo ya kamere iragaragara ni imbuto z'umwuka ni ikibyarwa n'umubiri ni umubiri ikibyarwa n'umwuka ni umwuka se Bibiliya ni Bibiliya bivuga nta garadire sinzi niyo mpamvu narigize ngo kubera ko ibyo bintu mwarabikurije mu bigira indirimbo niyo mpamvu wafashe iki cyemezo ngo itorero ry'Imana ngo riba mu ibanga niyo mpamvu wafashe iki cyemezo ureke tuganire buretse gato ibi ni wewe bande buretse mure kuva muri ADPR mujye muri Kristo nimusohoke muri ADPR kukira bamara kubera ko ADPR ni imeze nk'ibindi bintu byo byose byenda ariko sicyo nshaka kuvuga kigano niyo mpamvu ufashe iki cyemezo cyo kubwira abantu ngo basohoke muri ADPR ko wasanze ndagira ngo iki kiganiro tukiganire nk'abakristo kandi tukiganire nk'abagenzi bajya mu ijuru nanjye niyo mpamvu nagushaka kubera ko ari ikintu kimwe mwibeshye ibintu byose tuzaca mu ntebe y'imanza yego ibyo umuntu byose kandi tuzarucirwa nabe ibyo umuntu byose nago ibyo umuntu akora nibyo bizamugaruka mperutse kubwira abantu ngo Yesu ataraza gutwara itorero Imana izaduha ibikwiriye imirimo dukora n'ibyo tuvuga Yesu abantu bavuga nimba bamuvuga mu rurimi rwo kumunwa bizabagaruka nimba tunamuvuga yaraduhinduye nabyo bizatugaruka ibintu byose bigira ingaruka ntago nabwiye abantu ngo basohoke muri ADPR nabwiye abantu ngo basohoke mu mwuka w'idini wa ADPR mu mwuka w'idini navuze ko ADPR ari nk'ibindi bintu byose nshingiye kuki nshingiye ko ari idini idini ryabambye Yesu itorero rya Kristo Yesu yabambuye idini Yesu yabambuye abantu b'Imana utararenga uretse gato kujuma n'umwanya nkuba iyo tuvuga idini meaning y'idini niki nicyo nshatse kuvuga meaning y'idini si ikinyarwanda cyo kundi uribajije ijambo bita idini ni ijambo bisobanura inzira yego mujye mu